ibiryo mvuye gutoragura muri Ruviri cyari ikibembe gikomeye cyane, naho najyaga kwikopesha ntawabashaga kubima kuko sinari bubona yo kwishyura, ariko ndashima Imana Henesta izobreye kuko ari Imana ikuraho ikibembe. Uyu muntu nawe yaje imbere ya Yesu, yaje afite ikibembe cyari kimugoye, cyari kimuruhije, ngo ariko Yesu akimanuka ku musozi abantu benshi baza, ariko harimo umuntu umwe wifitiye ikibembe. Imana ishimwe. Ni Imana nuhura nayo ubuzima burahinduka. Wari umaze iminsi udaseka, wari umaze iminsi ubabaye, uraryama ukararurira, uraryama nusinzira. Icyo nacyo ni ikibembe cyo kudasinzira. Mu gihe abandi basinziriye, wowe uraryama ugatekereza, uriho wibaza ngo bizagenda bite, uriho wibaza uko bizamera. Reka nkubwire ngo nuhura na Yesu uraryama usinzire, nuhura na Yesu haleluya urongera useke. Abo bana biga bagatsindwa nabyo ni ikibembe, ariko Yesu niwe wimanukiye, Yesu ni umanuwe no gukura icyo kibembe mu bana bawe, nabo barangiza bakiga, barangiza bagatsinda, kuko Imana imanuwe no kubahereza ubwenge. Imana nihimbazwe, Imana nihabwe icyubahiro. Ubwo bukode ni ikibembe. Umaze igihe uri kubwira Imana, wibwira ngo urumva mu bundi buzima Henesta izobreye taya wiri before takudrere Jezi yewe Uwiteka haleluya, yewe you name Jesus. Nyemerera Mana utabare uyu musore, tabara uyu mukobwa mu izina rya Yesu. Shinzira aho zitari uyu muntu ufite ideni. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunze b'Irembo ryera, tubifuriza umugisha w'Imana. Tubwira wowe utameze neza, tubwira wowe ubabaye, tukubwira ngo hari ihumure ry'Imana, hari Imana izi ibyo yibwira izakugirira kurenza ibyo wowe utekereza. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo ukomezwe n'Imana, kandi Imana ikomeze gukomereza amaboko. Biraterwa n'ubuzima urimo, biraterwa n'intambara uhuye nazo mu buzima, ariko ntucike intege. Haracyari ibyiringiro, haracyari icyizere, haracyari amahirwe, haracyari kunesha, haracyari gukomera ukomejwe n'Imana. Muri uyu mwanya tugize umugisha, tubonye umuhanuzi, ni umukozi w'Imana uri mu mwuka w'Imana, afite ubutumwa Imana yamuhaye, afite ubutumwa Imana yamutumye. Abantu rero ku Irembo ryera ndagira ngo tuze gufata umwanya tubukurikire kandi twumve icyo Imana idushaka. Ariko mbere turagira ngo twibutse utari wakora subscribe, ukunda gukurikira ibiganiro byacu, tugusabe ukore subscribe, hanyuma ukore no kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho kandi bikugerereho ku gihe, kandi uraba ukoze umurimo w'Imana, Imana iguhezagire. Ariko mbere yuko wenda dusenga kugira ngo tumwakire, turagira ngo abanze atwibwira amazina ye. Mwatangira mwibwira abantu bakurikira Irembo ryera. Murakoze cyane. None wayimanura nta cyego. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mukamwiza Constance. Ndi umubyeyi ushima Imana. Mfite abana 4 n'umutware. Dukunda Imana kuko ariyo yabanje kudukunda. Ndi umukozi w'Imana rero, ndi gukorera Imana uko nshobojwe. Ndi n'umushumba. Nshumbye itorero ryitwa Baraka Holy Church. Dukorera mu majyaruguru. Turashima Imana. Dukorera mu karere ka Gicumbi, kandi tubonye Imana itugirira neza. Imana y'amahoro rero iduhana umugisha. Murakoze cyane. Amen. Mu karere ka Gicumbi muraho? Yego, turaho turashima Imana. Ubuheza iki? Heza ibishyimbo,
heza amasaka mbese abantu barashima Imana. Yego tuzaza muduhe igikoma. ni karibu rwose. Yego ya rero turanezerewe kuba hano tubabonye, turabizi ko muri abakozi b'Imana kandi mufite umwuka w'Imana, turagira ngo n'ubundi mu dusengere hanyuma tubahe gahunda mutuganirize ubutumwa bw'Imana. murakoze, reka twubahe Imana dusenge. uri data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ijya ivuga bikaba, yategeka bigakomera, uri isambu itarumba bwugamo bw'umugaru, uri ubuhungiro bwacu. turagushimye aya masaha, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe zitarondoreka, turagushimye kuko wabayeho tutarabaho, kandi turagushimye kuko uri Imana itagihinduka. izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. uri Alufa na Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo, uri mwiza Kristo, ubereye mwiza abagutegereza bose. nuhimbazwe, nupfukamirwe kuko urabikwiye. mu izina rya Yesu, aya masaha turagushimye, tugiye kukuvugira. nyemerera ubane natwe, udushyigikire kandi utwambike imbaraga. buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, Mwami Imana yacu rimugirire umumaro, kandi iri jambo rigira ibyo rihindura. mu izina rya Yesu, urakoze kuko ugiye kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. turagira ngo rero tubahe karibu mutugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe, niba ari ubuhamya, niba ari iki, ibyo byose uri umuntu mukuru wakubaka abantu b'Imana. karibu. murakoze cyane kutwakira kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro iduhana umugisha. ndanezerewe cyane kubwo kugera hano. Imana yacu nishimwe. nk'uko nari maze kubivuga rero, amazina ni Mukamwiza Constance, ndi umubyeyi ushima Imana. bamenyereye ku mazina ya Mama Prince, ayo niyo mazina abantu benshi bamenyereyeho. rero mfite umutware, kandi turashima Imana kuko ari Imana ijya imwakura. turashima Imana ko yadukuyeho umwaku, yarangiza ikatugirira neza. Imana ishimwe. rero ntabwo ntuye Gicumbi, ahubwo ntuye mu mujyi wa Kigali kubera Imana. rero nzanwe no guhumuriza umuntu wese uduteze amatwi, waba uri umukobwa, waba uri umubyeyi, waba uri umusore cyangwa uri umugabo. nzanwe no kukubwira ko Imana yacu igira neza. si rimwe si kabiri twarayibonye. dufite ibihamya birenze kimwe, birenze bibiri by'uko Imana yacu igira neza. haleluya. rero turashima Imana. mwuzaniye rero ubuhanuzi mu ijambo ry'Imana, ariko ndiho ntegura kuza hano, nasenze Imana. Imana irangije ivugana nanjye, irangije irambwira ngo nze mbwira umuntu wese uraba uduteze amatwi, waba uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu bihugu byo hanze, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, ariko ngo ufitiye ubuhanuzi bwawe Imana yampaye kugira ngo nkuzanire. rero ubu buhanuzi buravuga ngo Imana igiye kugukuraho ikibembe umaranye iminsi. Imana yambwiye ngo hari abantu igiye gukuraho ibibembe. Imana yacu nishimwe. buri muntu wese afite ikibembe cye. birashoboka ko ari ikibembe cy'ubushomeri, icyo nacyo ni ikibembe. birashoboka ko ari ikibembe cy'uburwayi kikumazeho iminsi, ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo icyo kibembe Imana igiye kukigukuraho. birashoboka ko ari ikibembe cyo kwangwa n'imiryango, birashoboka ko ari ikibembe cy'ubukode, birashoboka ko ari ikibembe cyo kubura ibyangombwa uriho ushaka, birashoboka ko ari ikibembe cy'amagambo bari kukuvuga, ariko nkuzaniye ijambo ry'ihumure. nzanye ubuhanuzi ku buzima bwawe buvuga ngo icyo kibembe nubwo ubona kikumazeho iminsi, nubwo ubona ukimaranye igihe, uriho urareba ukabona nta nzira, uriho urareba ukabona nta cyerekezo, icyo kibembe cyawe Imana ije kugikuraho. Imana ishimwe. reka rero dusome amagambo y'Imana ari
mu gitabo cy'umuhanuzi Matayo cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Matayo uko bwanditse mu bice 8 ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umubembe. Amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati mwami washa kura amaso ku bantu uyahange ku Mana. Yesu ni ubishaka kugukura ku gasonga bugari yarangiza akakwicazanya n'ibikomangoma. Yesu arabishaka gufungura urwo rugendo rwawe. Yesu arabishaka kuguhereza icyangombwa wabuze. Yesu arabishaka kuguhereza iyi visa. Yesu arabishaka kongera kuguha agaciro. Reka nkubwire ngo wabuze agaciro, wateshejwe agaciro igihe kinini, ariko Yesu arabishaka. Imana nihimbazwe. Ndumva Imana igiye kukugirira neza, ndumva Imana igiye kukurengera. Hari Imana ishigikira umuntu, kandi wowe yashyigikiye abasha gukomera. Uyu munsi Yesu ni ubishaka. Kuri iyi tariki ya 15 ni Yesu ubishaka. Ni Yesu ushaka kugwanagura ayo marira wararize bihagije, umaze igihe urira, umaze igihe ubabaye. Icyo nacyo ni ikibembe. Imana ishimwe. Yesu arabishaka. Haleluya. Yesu arabishaka mama. Yesu arabishaka wa mukobwa we. Yesu arashaka kugucira inzira. Yesu arashaka kuguha akazi. Yesu arashaka kuguha agakiza nawe uri mu byaha. Yesu arabishaka. Uyu munsi Yesu arabishaka. Arashaka kugukura mu businzi, arashaka kugukura mu busambanyi, arashaka kugukura mu kubeshya, arashaka kugukura mu butinganyi. Yesu arabishaka. Umaze igihe kinini uburiye amahoro mu byaha. Icyo nacyo ni ikibembe. Imana ikugirire neza. Icyo nacyo ni ikibembe. Ikibembe cy'ubusinzi. Icyo nacyo ni ikibembe. Yesu arashaka kukigukuraho. Ikibembe cy'amagambo. Icyo nacyo ni ikibembe. Uyu munsi nzanwe no kukubwira ngo icyo kibembe Yesu arashaka kugikuraho. Ni ubishaka. Barakubwirije ubitesha agaciro, ariko nzanwe no kukubwira ngo Yesu ni ubishaka kukugirira neza. Arashaka kuguha agakiza, arashaka kugukura mu bapfumu. Mama, Yesu ni ubishaka. Kujya kuraguza nabyo ni ikibembe. Warabembye, ni ikibembe ugendana, ni ikibembe ubanye nacyo, ariko Yesu arabishaka kugukuraho icyo kibembe. Icyo usabwa uyu munsi mwemerere, iyi tariki mwemerere, icyo kibembe kigukureho. Imana yacu nihimbazwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Wa mukobwa we, wa musore we, wowe uteze amatwi iri jambo ry'Imana, hari ikibembe umaranye igihe, ariko ndumva uyu munsi hari umunsi wo gukurwaho icyo kibembe. Ndumva uyu munsi hari Imana imanuwe no kugukiza icyo kibembe. Uwo mutwe nawe ni ikibembe, kwangwa n'imiryango ni ikibembe, ariko Yesu akimanuka. Yesu araje mu rugo rwawe. Yesu yamanutse aje muri abo bana bawe. Yesu araje. Abo bana biga bagatsindwa nabyo ni ikibembe, ariko Yesu niwe wimanukiye. Yesu ni umanuwe no gukura icyo kibembe mu bana bawe, nabo barangiza bakiga, barangiza bagatsinda, kuko Imana imanuwe no kubahereza ubwenge. Imana nihimbazwe. Imana nihabwe icyubahiro. Ubwo bukode ni ikibembe. Umaze igihe uri kubwira Imana, wibwira ngo urumva wabirambiwe, urumva wanze agasuzuguro k'abadayimoni. Reka nkubwire ngo umaze igihe kinini ndetse uhawe piriyave. Nzanye ubuhanuzi ku buzima bwawe bukubwira ngo humura, icyo kibembe cyo kukodesha Imana ije kukigukuraho. Nirangiza ikwicaze mu nzu yawe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Imana y'amahoro ikugirire neza. Reka ngusengera Imana, wowe wari uduteze amatwi, ariko wizerere muri iri jambo. Yesu akimanuka, akiva ku musozi, akiva gusenga, abantu benshi
benshi baramukurikira ngo ariko haza umuntu ufite ikibembe. Nawe uragifite mama, niwihagarareho. Nawe uragifite papa, reka nkubwire wa mukobwa we ufite ikibembe, nuje kukurambagiza ntabwo yongera kugaruka. Icyo ni ikibembe. Uyu munsi icyo kibembe Yesu arakigukuraho. Nawe ugiye kurambagizwa, nawe ugiye gukora ubukwe, reka nkubwire ngo ujya kudepoza, aho udepoje ugategereza ko baguhamagara. Icyo nacyo ni ikibembe. Ariko reka nkubwire ngo Yesu amanuwe no kugukuraho icyo kibembe. Reka nkubwire ngo waragerageje, urashakisha, byaranze. Icyo ni ikibembe. Imana ije kugukuraho icyo kibembe. Nawe ugiye gushima Imana, nawe ugiye kuyivuga yuko igira neza. Twarayibonye, ni Imana igira neza, ni Imana ihindura ubuzima, ni Imana ikuraho ikibembe. Nari ngifite niko nakubwiye, nambaraga ubusa, ariko Imana ikuraho ikibembe cyo kwambara ubusa, yarangiza ikambika umuntu. Reka uyu munsi nawe wari ugifite cyo kwambara ubusa, reka uyu munsi Imana ikigukureho, nirangiza ikwambike. Nuhura na Yesu ubuzima burahinduka. Wahuye n'abantu, ariko reka kuri iyi tariki ya 15 uhure n'Imana mu nzira urimo. Ntabwo nzi aho ugiye, nta nubwo nzi aho wicaye. Aho wicaye hose, waba uri mu modoka, waba uri mu kazi, waba wicaye muri biro, reka uyu munsi uhure n'Imana. Nuhura nayo icyo kibembe kirashira. Reka nkubwire ngo birashoboka yuko wari ugiye ku mupfumu, ariko reka nkubwire ngo uhure n'Imana. Iyi tariki uhure n'Imana. Nuhura nayo amateka arahinduka, nuhura nayo ubuzima burahinduka. Turashima Imana, Imana ishimwe. Nuhura n'Imana icyo kibembe cy'uwo mugongo ntabwo uri bwongere kucyumva. Nuhura n'Imana ayo matwi uhora ukurugutura, nuhura n'Imana ntabwo uri bwongere kumva iyo ndwara. Icyo kibembe kirashira. Reka nkubwire ngo kwa muganga baragusezereye, barakubwira ngo ntibigishobotse. Icyo nacyo ni ikibembe, ariko nuhura na Yesu iyo ndwara irakira. Mwifurije guhura n'Imana uyu munsi wa none. Mwifurije guhura n'Imana kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8. Wahuye n'abaguca intege, uhura n'abakuvuga, uhura n'abakurwanya, uhura n'abakuroga, uhura n'abakubwira ngo ntibizashoboka, uhura n'abakubwira ngo igihe wasengeye ntacyo urageraho. Wahuye n'abakunaniza igihe kinini, ariko reka nkubwire ngo iyi tariki nuhure n'Imana. Nuhura nayo ubuzima burahinduka. Wari umaze iminsi udaseka, wari umaze iminsi ubabaye, uraryama ukararurira, uraryama nusinzira. Icyo nacyo ni ikibembe cyo kudasinzira. Mu gihe abandi basinziriye, wowe uraryama ugatekereza, uriho wibaza ngo bizagenda bite, uriho wibaza uko bizamera. Reka nkubwire ngo nuhura na Yesu uraryama usinzire. Nuhura na Yesu, haleluya, urongera useke. Nubwo wari ubabaye ntiwari ugiseka, nta humure wari ugifite, ariko nuhura na Yesu uraza guseka. Icyo kibembe cyo kudaseka kiraza kuvaho. Imana ishimwe. Umaze igihe utakira mama, uko icyo nacyo ni ikibembe, ariko nuhura na Yesu uri bwakire. Niyo waciye wakira ibifatika. Nuhura na Yesu, haleluya. Niyo waciye, hari igihe wakira ibifatika, hari n'igihe utakira ukakira ibidafatika, ariko nuhura na Yesu arahindura ubuzima, arahindura amateka. Uri bwakira ibifatika. Imana nihimbazwe, Imana nishyirwa hejuru. Icyo kibembe reka kirangire ku buzima bwawe. Reka tugusengera Imana. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro igutabare. Iryo ryari ijambo ry'ihumure narinzanye ku buzima bwawe. Reka dusengane Imana. Imana iguha umugisha aho uri hose. Reka ngusengere kuri icyo kibazo. Birashoboka ko ari ikibazo cy'uburwayi, ariko Yesu arashoboye. Birashoboka ko ari ikibazo
ikibazo cy'ubushomeri, reka nkubwire ngo Yesu ashoboye kugukiza ubwo bushomeri. Birashoboka ko ari n'ikibazo cyo kudakizwa, uragerageza ariko byaranze, urushaka guhaguruka ngo ujye mu rusengero bikanga, nakubwiye ngo icyo nacyo ni ikibembe. Birashoboka ko uyu munsi wihana ubusinzi ariko ejo ukabusubiramo, icyo nacyo ni ikibembe. Reka ngusengera Imana igukureho icyo kibembe, icyo kibembe cy'ubusinzi, icyo kibembe cy'ubusambanyi, icyo kibembe kirakugoye, icyo nacyo ni ikibembe. Ariko Yesu ahindura ubuzima, Yesu ahindura amateka. Iyo wahuye na Yesu ubuzima burahinduka. Uwari umusinzi ahinduka umukozi w'Imana, uwari umusambanyi ubuzima burahinduka. Iyo wahuye na Yesu aguhindura umwana w'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa, Imana itabara, Imana ishobora byose, Imana ikuraho igisuzuguriro, uri Imana ikuraho igitutsi, uri data wa twese mwiza, uri isamba itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru, uri ubuhungiro bwacu, uri Jehova Shama, uri Jehova Nisi, uri Imana imara umubabaro, uri Imana izura abapfuye. Mu izina rya Yesu aya masaha Kristo nsengeye buri muntu wese wari ufite ikibembe, cyaba ikibembe cy'uburwayi, cyaba ikibeko bwawe, aya marira uyahanagure. Ubabaye umumara umubabaro, uwari urwaye umukize, uhagurutse abantu bawe mu izina rya Yesu, ubarwanirire, urwana intambara iz'iburyo n'iz'ibumoso. Uyu ukeneye gukizwa Mana umuha agakiza, kura abantu mu byaha, kura abantu mu bidafite umumaro mu izina rya Yesu. Abantu nibabona ineza yawe iyi tariki, Imana gira ibyo uhindura, rema ubundi buzima. Henestaizobreye taya wiri before takudrere Jezi, yewe Uwiteka, haleluya, yewe you name Jesus. Nyemerera Mana utabare uyu musore, tabara uyu mukobwa mu izina rya Yesu. Shinzira aho zitari, uyu muntu ufite ideni umukurere ideni, umwishyurire. Uyu muntu bambuye Mana mwishyurize mu izina rya Yesu. Uyu wari ufite ikibazo cy'akaguru Mana kari kumubabaza, nyemerera ugakoreho mu izina rya Yesu. Uyu wari ufite ikibazo Uwiteka Imana bamuhaye piriyave, reka ukureho iyi piriyave mu izina rya Yesu. Utangaho kubaha umugisha, uhanzwe n'imiryango mu izina rya Yesu. Ugira icyo ukora, unyemerere Mana bamugarukire. Uyu washakishije viza, Mwami Imana yacu umucira inzira, iyi viza iboneke mu izina rya Yesu. Hindura ubuzima yewe Uwiteka, rema amashimwe mu bantu bawe. Urakoze Mana, turagushimiye kuko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu. Amen, amen. Bibiliya iravuze ngo Yesu arambura ukuboko, haleluya, arambura ukuboko ngamukoraho. Reka uyu munsi iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani nawe Yesu akuramburira ukuboko, arambura ukuboko kuri icyo kibazo, arambura ukuboko kuri iyo ndwara umaze igihe wivuza, uburwayi uri kubona byaranze. Reka nkubwire ngo Yesu arashoboye, arambura ukuboko kuri ubwo burwayi bwo mu nda. Yesu arambura ukuboko kuri ubwo burwayi bw'umugongo. Yesu arambura ukuboko kuri ubwo burwayi bw'umutwe. Yesu arabishaka. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo uwo mwanya ibibembe bye birakira. Reka nawe aka kanya icyo kibembe wari ufite, icyo kibembe cy'ubukobwa umaranye igihe, icyo kibembe cyo kurambagizwa bikanga, reka uyu munsi Yesu agikoreho. Imana ishimwe, Imana nihimbazwe. Reka nkubwire ngo ni Yesu ubishaka, ntabwo ari imiryango yabishakaga, ariko Yesu arabishaka kugutabara. Yesu arabishaka kukugirira neza. Umva papa, Yesu arabishaka kugukuraho icyo kibembe cy'ubushomeri umaze igihe kinini udepoza. Uri kubona
ubona byaranze, Yesu arabishaka kuguha akazi, ni Yesu ubishaka. Umaze igihe kinini ufite ikibembe cy'ubukode, ariko Yesu arabishaka kugukura mu bukode. Icyo kibembe arashaka kugikuraho. Imana ishimwe, nanjye nabonye Imana igikuraho ikibembe. Nari mfite ikibembe cy'inzara, ariko ndashima Imana ko ari rurangiza rwa burundu. Iki kibembe cy'inzara Yesu yagikuyeho. Haleluya. Nawe umaze iminsi ushonje, umaze igihe kinini, icyo nacyo ni ikibembe, uri kurizwa n'inzara, ariko Yesu arabishaka. Kandi ntabwo ari kera, n'uyu munsi, n'iyi tariki, n'uku kwezi, Yesu arashaka kugukuriraho icyo kibembe. Ndi nkawe nazamurira Imana icyubahiro, ndi nkawe navuga ngo amena. Yesu arabishaka. Wowe udukurikiye muri aya masaha, Yesu arabishaka. Arashaka kukugirira neza, arashaka kuguha umugisha, arashaka kugutabara, arashaka kukurengera. Ni Yesu ubishaka. Imana nishimwe. Yesu wacu arashoboye. Yesu ahindura ubuzima, Yesu ahindura amateka. Nanjye ikibembe nari mfite yacinkuyeho. Uyu munsi ndarya, uyu munsi nanjye nabasha kugaburira ushonje. Icyo kibembe ntabwo kigihari. Njyewe uyureba, njyewe uyuriho wumva, naryaga ibiryo mvuye gutoragura muri ruviri. Cyari ikibembe gikomeye cyane, naho najyaga kwikopesha ntawabashaga kubima kuko sinari bubona yo kwishyura. Ariko ndashima Imana, Henesta izobreye, kuko ari Imana ikuraho ikibembe. Uyu muntu nawe yaje imbere ya Yesu, yaje afite ikibembe cyari kimugoye, cyari kimuruhije, ngo ariko Yesu akimanuka ku musozi, abantu benshi baraza, ariko harimo umuntu umwe wifitiye ikibembe. Imana ishimwe. Uyu munsi nanjye hari umuntu ndiho mvugana nawe, hari umuntu ndiho mbwira, hari umuntu umaze iminsi afite ikibembe, hari umuntu Imana intumyeho, hari umuntu Imana inyoherereje guhumuriza, intumye ngo nze mubwire ngo icyo kibembe umaranye igihe birashoboka ko ari ikibembe cyo kutabyara. Icyo nacyo ni ikibembe. Wa mubyeyi we, umaze igihe kinini ufite ikibazo cy'urubyaro, reka nkubwire ngo icyo kibembe cyo kutabyara Imana ije kukigukiza. Imana ishimwe. Warahanuriwe nibyo, hayasiri before, warasengewe nibyo, ariko nzanye ubuhanuzi ku buzima bwawe. Icyo kibembe kikumazeho igihe, Imana igiye kukigukuraho. Nawe ugiye kuvuza impundu, nawe ugiye kunezerwa, nawe ugiye gushima Imana kubera ko icyo kibembe Imana igikuye ku buzima bwawe. Haleluya. Ngo uyu muntu ahageze, ngapfukamira Yesu, aramupfukamira, aramubwira ngo Yesu washaka wabasha kunkiza. Ngo Yesu arambura ukuboko, aramubwira ngo ndabishaka, kira. Imana ishimwe. Yesu arabishaka. Uyu munsi Yesu arabishaka. Uyu munsi Yesu arashaka kukugirira neza. Wa musore we, Yesu arabishaka. Arashaka kugutabara, arashaka kukurengera, arashaka kuguha ubuzima, arashaka kuguha icyerekezo. Ni Yesu ubishaka. Arashaka kugukura mu rungabanga umazemo iminsi. Yesu arabishaka. Arashaka kugukura muri karande, uricara ukavuga ngo we ntiwakora ubukwe. Yesu arabishaka. Arashaka kugukorera ubukwe. Icyo nacyo ni ikibembe. Izo karande zo mu miryango Yesu arashaka kuzikuraho. Imana ishimwe. Uyu munsi Yesu arabishaka. Arashaka kugusubiza, arashaka kuguhanagura amarira. Imana nishimwe. Ni Yesu ubishaka. Haya siri bifo takudrere. Amina Kristo. Yesu ni ubishaka. Wa mupapa we, Yesu arabishaka kuguhereza ubuzima, guhindura amateka
ubuzima bwawe hari aho wadepoje biranga, ariko uyu munsi Yesu arantumye ngo nze nkubwire ngo ni ubishaka. Abadayimoni batabyemera babyemera, Yesu arabishaka kugukiza icyo kibembe. Imana ishimwe, arashaka guhindura amateka, arashaka guhindura ubuzima. Icyo gisuzugura umazeho iminsi, Yesu arabishaka kukigukuraho. Umaze igihe kinini ufite uburwayi mu nda yawe, Yesu arabishaka kugukiza ubwo burwayi. Yesu arabishaka kugukiza iyo kanseri. Uravuga ngo abaganga barananiwe, reka nkubwire ngo abaganga bananiwe, abadogiteri bananiwe, Yesu arashoboye. Nanjye naramubonye ajya kuraho ikibembe, yakuye ikibembe ku mutware wanjye, amaze igihe kinini aba mu kagare, byaranze mu bantu bijya byanga, ariko ku Mana bijya bishoboka. Turashima Imana yigikuraho ibibembe. Navuze ngo ibibembe ni byinshi, nawe uragifite kikumazeho igihe. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi Yesu agukureho icyo kibembe. Imana ishimwe, urasabwa kwizera. Uravuga ngo igihe nahanuriwe ni kinini, nibyo baraguhanuriye, wumvaga wacitse intege, wumvaga utazasubira no gusenga, ariko reka nkubwire ngo ongera uhaguruka ujya mu nzu y'Imana. Imana igukureho icyo kibembe, Imana igukureho icyo gisuzuguriro. Nta gaciro wari ufite mu muryango, icyo nacyo ni ikibembe. Imana ishimwe, Imana igikuraho icyo kisuzuguriro, yarangiza ikaguhereza agaciro. Ndi nk'uko bwawe aya marira uyahanagure, ubabaye umumara umubabaro, uwari urwaye umukize. Uhagurutse abantu bawe mu izina rya Yesu, ubarwanirire, urwana intambara iz'iburyo n'iz'ibumoso. Uyu ukeneye gukizwa, Mana umuha agakiza. Kura abantu mu byaha, kura abantu mu bidafite umumaro mu izina rya Yesu. Abantu nibabona ineza yawe iyi tariki, Mana gira ibyo uhindura, rema ubundi buzima. Henesta izobreye taya wiri before takudrere Jezi, yewe Uwiteka, haleluya, yewe you name Jesus. Nyemerera Mana utabare uyu musore, tabara uyu mukobwa mu izina rya Yesu. Shinzira aho zitari, uyu muntu ufite ideni umukurehera ideni, umwishyurire. Uyu muntu bambuye, Mana mwishyurize mu izina rya Yesu. Uyu wari ufite ikibazo cy'akaguru, Mana kari kumubabaza, nyemerera ugakoreho mu izina rya Yesu. Uyu wari ufite ikibazo, Uwiteka Imana bamuhaye piriyave, reka ukureho iyi piriyave mu izina rya Yesu. Utangaho kubaha umugisha, uhanzwe n'imiryango mu izina rya Yesu. Ugira icyo ukora, unyemerere Mana bamugarukire. Uyu washakishije viza, Mwami Imana yacu umucira inzira, iyi viza iboneke mu izina rya Yesu. Hindura ubuzima, yewe Uwiteka, rema amashimwe mu bantu bawe. Urakoze Mana, turagushimiye kuko hari icyo ukoze mu izina rya Yesu. Amen, amen.